hari ibintu udakwiye gukora, kuko ibi bintu nubikora uzisanga urimo uracukurira imva ubuzima bwawe, uzisanga nta hantu na hamwe ugeze, bitewe nuko iyi mico ni imico mibi, ni imico idakwiye kugira ku muntu ushaka gutera imbere, idakwiye ku muntu ufite intumbero nzima, bitewe nuko abantu benshi cyane bakoze iyi mico nta handi hantu bisanze ubuzima bwabo bubayeho nabi, bitewe atari uko wenda batazi gukora, atari uko badafite n'ubushobozi bwo kuba bagira ibyo bageraho, ahubwo ugasanga iyi mico yabo bafite niyo mico yatumye bashyingura ubuzima bwiza bari kubamo, ahubwo bafungurira amayira ubuzima bubi akari bwo babayemo. Mwibutsa rero nje ni Emeteo, ibuka gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana. Reka ntangire nkubwire rero ibintu udakwiye gukora. Ikintu cya mbere, ukwiye kwirinda kuzajya uhora uri wa muntu uhora wifuza kugira kwishimisha cyane, wenda ugafata amafaranga yawe ukayakonsoma cyane, ukagenda nk'urugero uri wa muntu uhora mu kabari. Murabizi abantu benshi cyane bahora mu kabari, ugasanga ntajya akora, ugasanga ahubwo yirirwa yicaye, ugasanga yirirwa arimo araryanga amafaranga, arimo araryaye, ugasanga ariko nta kintu yinjiza. Ayo mafaranga nta kindi ako kanya arayafite, ariko ejo ntayazaba afite, kuko arimo aragenda yakuraho gake gake, kandi uko agomeza kugenda yakuraho niko azisanga yose yarakendereye. Niyo mpamvu we mukunzi wa Emeteo mba ngira ngo ucyumva video nk'iyi ngiyi ubashe guhinduka, ubashe kumenya neza yuko ibi ngibi nta handi byakugeza, bizatuma ahubwo wicuza kuba warakoze ibi ngibi. Kandi iyo mbimenya ari nziza kuruta kuba warabimenya hakiri kare, warafashe icyemezo hakiri kare, waratekereje ko bizakugiraho ingaruka bundi ukabivamo. Dore ikindi kintu rero ugomba kwirinda, ugomba kuba uri wa muntu urwana, ndetse ukaba uri wa muntu utagira ubunebwe. Impamvu hari abantu usanga mu busore bwabo bafite ubunebwe, ugasanga ntashaka gukora ngo yumve imvune, ahubwo yamara gukura amaze kugira nk'imyaka 90 nibwo akaba aribwo ashaka kumva imvune. Icyo gihe n'ubundi imbaraga wari kuba warakoresheje mu busore bwawe ntiziba zigihari, ubusigaranye utubaraga dukeya. Niyo mpamvu we mukunzi wa Emeteo ukiri umujene mba nkugezejeho video nk'iyi kugira ngo nawe nimba ushaka guhinduka, nimba ushaka kugira icyo ugeraho, tangira ukora ugifite imbaraga zawe, utazicuza, utazavuga ati kweri ntazikoresheje nkiri umusore, kubera iki ntakoze ibyo nagakwiye gukora. Dore yuko nkuko nabikubwiye niryo jambo ribabaza cyane iyo mbimenya. Buriya ugomba nicyo kintu jewe no gukora zino video, ntago intumbero yanjye ari kugira ngo mbone amafaranga, ni ukugira ngo umuntu wumvishe ino video byibura bigira ikintu bimufasha. Mba nafashe umwanya wanjye nkayitegura, dore yuko murabizi kugira ngo umuntu akore video nk'iyi ngiyi biba byamufasha umwanya, ntago ari ibintu bihita bikorwa ku kanya ngo birarangiye, ni ibintu bisaba umwanya. Niyo mpamvu ariko mu gihe mbashaka no kugira ngo message nk'izi zikugereho, zigufashe uhinduke, ndetse zigire ikintu zigusigira. Dore ikindi kintu rero ugomba kwirinda, ugomba kujya wirinda abantu baza bakubwira ati rwose dufashe wenda uduguriza amafaranga, akaba ari bwo bagaragara cyane. Dore ni ibintu udakwiye gukora, ugomba kwirinda wirinda gutagaguza amafaranga. Impamvu nayo mbivuze uku nguku ni ukugira ngo wumve yuko ugomba kwirinda wirinda gutagaguza amafaranga, ngo kuko ngo runaka ngarankunda cyane kandi ninamuha amafaranga ngarahita nyanga. Ibyo ngibyo ntago ari byo ukwiye kugenderaho. Hari abantu usanga noza bonde mufitanye hagati yanyu ari amafaranga. Niyo mpamvu udakwiye gushaka inshuti ukoresheje amafaranga, kuko iyo ushatse inshuti ukoresheje amafaranga, nta inshuti, urukundo rwanyu ruri hagati yanyu, bond iri hagati yanyu nawe aba ari amafaranga. Ayo mafaranga ariyo yakendereye, nta kabuza connection mwari mufitanye hagati yanyu ihita irangira. Niyo mpamvu udakwiye wenda bibaye na ngombwa n'inshuti zawe ntiwazajya uzereka ko ufite amafaranga cyane, kuko uko ugomeza kugenda ubereka ko ufite amafaranga, nabo bazajya yabahereza, bo bazakeka yuko kuba mukundana, kuba muri inshuti, urukundo mufitanye hagati yanyu urugura. Mbega nurekera kubaha amafaranga, nta kabuza nabo bazaguta. Niyo mpamvu ugomba kwiga kugira inshuti zidafite ikintu zigukurikiyeho. Wabona
hari inshuti zifite ikintu zigukurikiyeho nk'amafaranga ukiga kuzihakanira. Buriya ijambo guhakana nibyo bintu bijya bigora abantu, nibyo bintu bikunda kunaniza abantu, ugasanga n'umuntu abayeho ababaye kubera kwanga kuvuga oya, kubera kwanga guhakanira abantu. Buriya guhakana niryo bikwereka ko uri umunyembaraga, waba ubangamiye ukavuga ati oya ntibikunda. waba ubona yego nta kibazo ukavuga yego, ariko ukirinda kubangamira amarangamutima yawe ngo runaka ngarabibona ate. Wowe ushobora kwibabaza, we kishima, kandi nanone no kwishima we iyo agiye gukora ikintu ntareba ku marangamutima n'uburyo uri bwifate. Niyo mpamvu uba ugomba kujya nawe ubwawe ubanza ukicekinga, nawe ubwawe ukifata, ukimenya wowe ubwawe, ukaba wowe ubwawe kugira ngo ube uwo bashaka ko ubaho. Buriya hari umuntu abandi bantu baba bashaka kubaho, ariko abo bandi nuba uwo bashaka kubaho uzicuza, uzabaho ubuzima bwawe bwose utishimye, uriba mu gahinda. Ariko wowe nuba uwo ushaka kubaho, nta kabuza uzaba icyambere cyo ukubwiye ikintu ukumva arimo arakubangamira uzahakana, ariko ukubwiye ikintu ukumva nta kibazo uzamwemerera. Niyo mpamvu akenshi na kenshi buriya uzabicunge, umuntu uzi kuvuga yego arakundwa cyane. Umuntu uzi kuvuga yego agatinya kuvuga oya niwe muntu ukundwa cyane. Ariko wa muntu uzi kuvuga oya yega kitonda, ni wa muntu usanga afite abanzi bake, bitewe nuko usanga we yarisobanukiwe, azi neza ko ijambo yego ari ijambo rikomeye, ari ijambo rishobora kugusigira agahinda, ari ijambo rishobora kwangiza byinshi mu buzima bwawe, ari ijambo rishobora kuzatuma utishima mu buzima bwawe. Ariko oya yo azi neza yuko nta kibazo, wowe ni wowe biri kubabaze, ariko we nta kintu biri bimugiraho, nta ngaruka bimugiraho. Niyo mpamvu ugomba kwitonda. Buriya ku isi nubwo nabari abantu bose ubona bagukunda, amagara aterewe hejuru bakabashyira ahantu hamwe, mwese buri wese yasamaye. Ako kanya bari kukwereka yuko bagukunze, ariko nta yindi choice, buri muntu wese ari ugukiza amagara ye, buri wese yahitamo amagara ye, yasamaye. Niyo mpamvu ugomba kwitonda, ukagira ubwitonzi mu guhitamo inshuti nzima, ndetse yego buriya impamvu mbivuze uko nawe ubwawe niko byagenda, ariko nyine ugira ubwitonzi uhitemo inshuti nzima zifata imyanzuro mizima zikwiye, atari za nshuti usanga zihora zishakira kuryoshya, intumbero zazo ari kubaho zinezeraho kugira ngo zivunike, zikore, zinjiza amafaranga, zive ku ntera imwe zijye ku yindi. Abo bose ukabigezayo, kandi ukamenya kujyanwa n'ibigezweho. Utari wa muntu uvuga ati nimba wenda nk'urugero nta gishoro mfite, nta nubwo nshobora gufungura ka YouTube ngo ntangire nkorereho ninjiza amafaranga, nta nubwo nshobora gukora iki ngiki, nta nubwo nshobora gufungura TikTok ntangire ncuruze online, ncuruze nk'ibigori, ndangure wenda nk'udukweto ntangire nducuruze, ngure na mega nkeya, cyangwa ngo nkore ibindi bintu. Buriya kubura igishoro, buriya ntago kuri isi aho igeze ntago umuntu akwiye kubura igishoro. Ufite ubwonko bwawe, ufite gutekereza, funguka mu mutwe, utekereze neza byimbitse, bundi umenye neza icyo wakora. Wirinde abacanege, kuko abacanege ni benshi cyane, ntago twese twishimiye ko hari icyo ugeraho. Niyo mpamvu uba ugomba kwimenya wowe ubwawe, ukamenya icyo ukeneye. Nta muntu, ni wowe ubwawe uziha icyo ukeneye, nta muntu uzaguha icyo ukeneye. Ushobora kuba ubona iwanyu ari abakire, ushobora kuba ubona iwanyu mutunze mugize iki, ariko ibyo ngibyo bishobora ejo ntuzi ejo hawe uko uzaba umeze. Niyo mpamvu ugomba gukora cyane wowe ubwawe, ukiga kuvunika, ukiga no gushakisha amafaranga, kugira ngo utazisanga ubwo waguye hasi, cyangwa wenda nk'iwanyu habaye ibibazo ugasanga, cyangwa n'abaguhaga amafaranga ntibagihari, ugasanga bikugezeho ingaruka. Nibyo bintu mba nshaka kurinda umuntu wese ukunda emeteo, umuntu ukunda ibyo mbagezaho, dore yuko ntago ari shene imwe mfite amashene menshi, nta prodinga ibintu byinshi cyane kugira ngo bibafasha kandi bibahindurira. Dore yuko abantu benshi mujya mumbwira muri comment yuko ibi bintu bijya bibafasha, ibi bintu bijya bibahindura ubuzima bwanyu. Intumbero yanjye ni ukugira ngo
ugira icyo usigarana, dore yuko ugomeza kugenda wumva ibintu byinshi cyane inuza bifite ubumenyi, bifite ikintu byakongereraho, niko ugira akantu kamwe usigarana. Uko ugomeza kumva cyane ugira akantu usigarana. Yes, wakoze cyane rero. Nta muntu ufite ubwenge, nta muntu ufite ubwenge wakumva ibiganiro bipfuye, ahubwo afata umwanya kumva video nk'izi ngizi zizagira icyo zimuhindurira. Ariko wa muntu w'injiji, wa muntu udafite imitekerereze iri hasi, aba bantu mbona mvuga, ni wa muntu usanga ari kureba video z'urukozasoni, video ziri aho zitagira ikintu zimumarira. Ariko wa muntu ufite intumbero yumva video nk'izi. Wakoze cyane, Imana igumugisha. Asante sana, reka ndangiriza.